Igura, 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 dukundwa kaza umuco w'iwacu. Ndabasuje inshuti bakunze b'ikiganiro Higura, ikiganiro cyanyu mukunda muri benshi, ngewe kibagezaho nk'ibisanzwe ndi Amandine Nzasanga Maria. Uyu munsi rero turi kuganira n'ubundi kubijyanye n'amateka nk'uko mubizi mu bice bigize ikiganiro cyacu, tuganira ku mateka ujya ahantu bakatubwira ibyaho hantu byihariye bafite ariko nanone badahuriyeho n'ahandi. Aho ni mu Rwanda turi uyu munsi. Dundi turi Kibungo, ni mu karere ka Kirehe ahitwa mu Gisaka. Reka tugane n'abaturage baho n'ubundi baratangira batwibwira mu rurimi rwabo rwihariye bafite rw'Igisaka, rurimi rw'Ikirashi. Agane n'amarembe nyitwa Hagondoza. Izina ryanjye ni Gaburiyeli ry'Ikirisitu. Turaza gusemura nyuma. Hano turi kumwe n'umuntu uzi ururimi rw'Ikirashi ari buze kudusobanurira ibyo bari kugenda bavuga mu rurimi rw'Ikirashi. Nitwa Barekera Yohana, ntwire kunuye Nyakatoje niho navukire. Nyitwa Bagaruka Pasikali, ntwire hari mu Kikushya niho navukire. Mwakora nyitwa Kashirabake Yusufu, ariko ubushangirwe mba n'umuhanzi nyitwa Ustazi Yusufu, amazina y'ubuhanzi nyitwa Ustazi. Mbwenu najya kushobanura iby'abantu bibye bamara kugamba. Nari mvuze ko ngiye gusobanura abasaza ibyo batubwiye mu rurimi rw'Ikirashi. Umusaza wa mbere yavuze ko yitwa Kagondoza Gaburiyeli, iryo yabatijwe ry'Igikirisitu. Uwakurikiye yaje kutubwira ko yitwa Barekera Yohana, ayo ni amazina y'Igikirisitu yiyongeraho. Hanyuma umusaza wundi undi musaza yitwa Bagaruka Pasikali. Hanyuma nge nkaba nitwa Gashirabake Yusufu, aribyo nabanje kuvuga. Nkaba mfite n'indi zina nitwa Ustazi, akaba ari izina njya nkoresha mu buhanzi. Murakoze cyane. Reka rero mutangire mutubwira ku mateka y'ahangaha n'ubundi mu Gisaka akunda kuhavugwa cyane cyane y'umwihariko. Mbere na mbere ndabanza mpere ku mateka bajya bavuga abantu bita ku tudege. Ese n'utudege tumeze dute? Muratangira muhatubwira. Ibyo byo kugamba utudege n'abantu kubagenda nibahinjirikana, ariko kandi utudege kurugambayireho nyahatwo nkabona. Umusaza aratubwira ati utudege n'abantu bagenda bivuga batwinjirira, ariko ngiye utudege sindatubona. Ariko inyempani nyenda kubaza, ngenda umurashi ni kubaza umukirashi, nzi no gusobanura mu Kinyarwanda. Ni mu bikwepa ariko amaherezo ni nyenda ngo mu bingambire. Bamwe nkaburani bangambira ngo n'imitindo, abandi bangambira ngo na ari nabaki abantu babayire baguruka abakonikoni. Natombana nabona Barekera yanyibucya kanyije kubaze korongi. Koko Iraka akaba abantu bagenda hatudege umukiro, bakabani bagenda nibacana nibyo. Hakaba habakonikoni. Barekera ni nyenda ngo otugambire byemazireyo kugira ngo tumanye kurungi ibyakuno. Kugamba ngo tutudege tindege zizona zigenda mu kirere. Inye nkavukira kumenya Nyakatoje n'imyesha kapiri. Ariko harahantu kwitwa Karutavunirwa niho twari tutwire umwayito. Ariko Karutavunirwa akaba bikabigera umugoroba, hariho n'ibara risasire, hariho n'amayizi, bikabigera umugoroba hatangira hacana, hura abakini bazina nibasheka tubura ibyaribyo. Niho twari tuvoma, niho tuvoma turya shambo. Ubu biracyahari. Ubu bikajyana ibisha n'ibitweka, ariko ubundi byatwika nkajuba, ariko ubundi bikabishangwaho. Ubwo rero akaba ariho umushu ngo ntuzaho kwita Karutavunirwaho akaba ari ngo umwami ubwo Rutavunirwa akaba arya umushumba w'umwami.
mbwenuho ubwo kubera ngo bahabuganira abami bakahabuganira bacana bajyaga bitwentona n'ivyaka n'iby'abami bene bakoreraho ngo bakaba baterekera mwero go mushumba barisize umwami ngo kuye harantu yarandwire akanyansi nkakariya kuye akarandura yabona hatutumba amayizi kwatumba amayizi amezi gagumaho gaba mayingi aho baguza kuvoma naho mpabone baguza kuvoma aho mpa amazi gakomeza amayizi gaba mayingi kuba ko nabona abajunambwe ntwaturuka heshoko ariko bikaturuka aho ngo kwaterekera abami bayo baterekera ubwo mushumba kwirandwira akanyansi nibwo amayizi gayizire basi ibintu byakomeza bigumiza nibizina byatweka jubo mbune tuhatwire umugoroba twatuya no kuvoma umugoroba ariko twaratinukira kwa tuhatwire umugoroba twatuya tuvoma ukihagera ubibura uzamuka no hura nibasheka bashikira katokore bente nizabira uya kuvoma ukihagera ubabura abantu nibiki ngeno twibuka ko abayira bashwe nkuru n'abapapa bakatwara ngo hakaba hari umwami ngo bakaba ari ihuriro ry'abami ngo no baterekerera nanyine ko nayiboye nenge ariko ubumbubu bisha nibitakibaho ko ari ashambo gwinduga y'umugoro bakora kinyine yo nente agwinduga y'umugoro batinki bihurira bikasha n'ibyatweki nawe warabibonye ntabwo nabyumvaga ariko ntabwo wayibonaga warahagera gukabibura murakoze mwakora nuko rero nkuko abivuze umusaza barekera ati byabayeho habayeho abantu baguruka abantu baguruka rero abantu baguruka baje kugira bajyaga babibona bikaza biguruka bikahagera bikahabyinira muri uko kuhabyinira hakaba abivuga ndetse bakanaririmba bakumva amajwi y'abakobwa ariko iyo bahageraga ngo barahageraga bakabibura ariko ngo intandaro yabyo ngo higeze kubaho umugabo uwo mugabo ngo yari umugaragu w'umwami mu gihe ngo yari asetuye inka agiye kuragira ngo abona ngo tuzi ngo turi kwirasa mu byatsi ukuntu dutunyereza hanyuma nawe aza kurandura cya cyatsi ariko ngo cya cyatsi amaze kukirandura abona isoko nyuma yaho ngo haje no kuvuka amasoko menshi ariko akantu kantangaje ngo nuko yaje kugira ngo haje kuba ngombwa ko bahaterekerera kugira ngo amazi atazabura umva ni ibintu bisekeje cyane nyuma yo kuba amaze kutubwira ko bahaterekereye ngo umwami ngo ryari ihuriro ry'umwami ngo ariyo mpamvu ngo hazaga ibintu bikahabyinira ngo kuko ngo ayo mazi babanje kuhaterekera ndashaka mbaze barekera ese barekera agomayizi gori kugamba ngo bakagaterekerera bakaterekera bakoresha iziki itwe twatubigambirwa n'abazeye bayita ubwo kugamba ko baterekerera bye bakoresha ibyo by'intakumanya ariko kwaka ko imiriro kwaka ko niko mwiki byarugamba ngo budege tendege zizishangirwa kwaka ko kabona imiriro netwa nkoku ubona bagwaho mparye ryo ibara ati imiterekero ntago ayizi neza bitewe nuko yabibwiwe n'abakuru ariko noneho ati tudege bavuga ntabwo ari indege zisanzwe ahubwo ni ibintu byaturukaga impande n'impande bicana bigahurira aho hantu ngo nizo ndege bavugaga zabaga mu Gisaka ariko ndashaka mbaze uyu musaza wundi inyempaha kaganirwa na nyokwenkuru na shwenkuru navuganye na sogokuru na nyogokuru ndashaka mbaza aba basaza ni babizi neza hari umuntu wambwiye yuko ngo bahaterekereye intama y'ishashi kumwe n'inkoko itarabika y'isake ese koko nibyo mwaba mwarabyumvishije yewe rero aho mpaho muri kugama ngo akaba habaho tudege hahiraho ibintu biri kumurika nyeti ndi kubimanya kuko aho ntari kubimanyira niwe yitwa nga aho n'abantu twire ni hari kireka babare bahegerire nibo bari kubimanya ariko nyahabye nabone umusaza avuze ko yaratuye kure amateka yaho atayazi bityo rero utwo tudege natwo ngo ntiyajyaga tubona kuko ngo yarategereye aho hantu habereye icyo gikorwa nakwita nk'igikorwa nyaburanga cyahabereye kuba harabaye kuterekerera amazi hanyuma ndashaka nibarize barekera ese koko icyo kintu nkomojeho cyuko bari barahaterekereye bagakoresha ibyo ngibyo ntabwo waba wari warabyibagiwe ariko nkaba nsa nkaho ndomyeho ukaba ubyibutse sogokuru yaba arasize abikubwiye papa akaba akunda kubituganirira
bakunda kutugana byona ngo bikabaho niho twiterekera niho byakomokeye no mu baturage borohora ngo bakabaterekera ngo bakatunga abazimu baterekera niho byakomokera ngo bikakomoka mu bami. mwabonye ko nifashishije umuvandimwe kugira ngo adusobanurire ururimi rw'ikirashi, nanjye bangurishije bimwe na bimwe ariko ndi kugenda ndwiga, namaze kugenda amenyamo bikeya. Avuze ko yajyaga bimubwira ko koko iyo nkoko bayihaterekeye n'iyo ntama, ariko ntabwo yayize abibona. Ntabwo mbeshye. Ndi kugenda menya ikirashi nanjye ndahava nakimenye neza, ariko noneho ndagira ngo nze kugaruka mutuganirize noneho mu kinyarwanda, mutubwire uko bajya bavuga ngo abantu binabagendera ku dutaro. Iyo nkuru y'udutaro ubundi yaje gute, byabayeho mu byumva gute mu mateka, niba kuri ubu ngubu niba bitagihari cyangwa se niba binahari, utwo dutaro koko batugenderaho gute? Udutaro ntitwigeze tubaho, ariko noneho hari icyo bitaga ngo n'abakonikoni. Abakonikoni ngo nibo bagenderaga mu kirere, noneho abantu basanzwe baba babonetse bose bakavuga ko ari abakonikoni, noneho bakabyita udutaro. Utwo dutaro rero kugira ngo tuvugwe gutyo harimo guharabikana. Mu by'ukuri abakonikoni icyo cyo kigeze kubaho mu bantu bamwe na bamwe, baragikoresha cyakora cyakoze igihe gito, noneho icyo gihe gito ubwo cyaje kugenda kigabanuka. Ubwo ni ukuvuga ko icyo gihe amajyambere yari atangiye kujya asakara mu gihugu, ibyo byose biza gucika. Kuvuga ngo abakonikoni naho nanjye aho mbyirukiye babayeho. None hari abandi bitaga ngo ni abarozi bagendera mu kirere, bita ngo abarozi bagendera mu kirere. None abakonikoni bo bakazira abarozi. Abakonikoni bo ntabwo bari abarozi, bo n'umajurwa bakoreshaga, ariko bagakubita bahura nabo mu kirere bagakubita abakonikoni bagakubita babarozi, bakakubita mu kirere. Byarimba wa murozi yaba adafite amafaranga yo kumuha akamukubita mpaka akamunoza, wa murozi akagira gute agahita agaragara, bagahita n'abaturage bamumenya ko runaka ko ari umurozi. Naho undi ku buryo abarozi batapfaga kuboneka gutyo, umukonikoni yaramufataga yamuha amafaranga yashyira ku mufuka akamureka akagenda. Aba barozi nabo bagenderaga ku dutaro? Baragurukaga, impamvu bavuze ngo ni ubutaro ni nk'ibintu bahimbye, ariko nibo baragurukaga mu kirere. Mu kirere mbese nk'ubufindo bakaguruka mu kirere ariko bakagenda bacanye. Abakonikoni bo bari bafite imiriro yabo isanzwe idahuye n'iriya y'intuze y'abarozi. Noneho umukonikoni umurozi ngo yabona umukonikoni nk'ara hirya wa muro utandukanye na wa murozi, umurozi akagendera rimwe mu kirere agacumikira rimwe, undi nawe umukonikoni akamubinga paka mu kirere, ukabona nyine ukabona umuriro uri kugenda gutya. Ko babikoraga mu ijoro, ko n'imivyo nkanga irenze n'agatunguru babinganwa. Buryo umukonikoni ngo yabaga ari kujya gute, ari kubinga umurozi. Yamufata, yamara kumufata uwo murozi afite amafaranga akamufungira, yamara kuyashyira ku mufuka umurozi akamurika akigendera. Niyo mpamvu bamwe bafatwaga, yamufata akamukubita, yabura amafaranga akamukubita, ku buryo mu gitondo uwo yagaragaraga bahita bamenya ati runaka ni umurozi. Naho undi umurozi ntabwo yapfaga kuboneka, babonekaga muri ubwo buryo. Uvuze ku barozi uhita unyibutsa ahantu henshi ugiye kumva mu zindi nce ziri hirya ya Kibungo, bavuga ngo Kibungo haba uburozi bwinshi cyane, ngo cyane cyane mu Gisaka. Iyo nkomoko y'ibyo bintu no kubera iki bakunda kubivuga? Ibyo ngibyo bari kuvuga mu Gisaka ngo bagendera ku butaro ari benshi, ibyo ni ukubeshya kuko yego babagayo, ariko ntabwo bari bose. Babagayo rero bagendera ku dutaro bari abarozi. Wa mugani nk'umuze uko bivuze, hakaba n'abakonikoni babafata bakabasanga nk'aho bari, bakabakubita. Bamara kubakubita, ufite ihene akayitanga, ufite amafaranga akayamuha, ubwo akamureka akigendera. Ariko ubundi byabagaho kera, ubu ngubu ntabyo tukibona. Ndagira ngo mbaze nse nkubakopeza, kuko namaze kubibona muri gukwepa amakuru kandi nyashaka. Bityo rero muzehe, bambwiye neza ko naganire na sogokuru, ariko noneho hano nawe uhari, ubwo kano kanya niwe sogokuru mfite. Bambwiye neza ko ari igihe cy'abami bajyaga bajya ku rugamba, ariko umuntu bamurasa umwambi wamushoruraho gato ngo bikarangira apfuye. Hanyuma uko gupfa kwategwaga n'iki kandi umwambi utageze imbere?
bagera imbere bakavuga ati abanyagisaka ni abarozi, akantu kagukomaho gato umuntu yagera imbere agapfa. Ndashaka mumbwira ibanga mwakoreshaga kuri izo ntwaro zanyu zasharuraga umuntu yagera imbere agapfa, kandi mwamaze guhakana ko muri abarozi. Nge noneho ndi kubashinja. uko twabyumvaga ngo byabaga mu bami ba kera. Abo bami ba kera rero ngo bagiraga ayo ubwo bumaji, umwambi ukagendera mu kirere nko kuva nk'aha ngaha kugera nka Nyarutunga, uwo mwambi ukazenguruka paka ubwo uzagera kuri wa muntu wahigwaga. Uwo mwambi ukamwinjira kandi udaherukana kimwe n'umuheto cyangwa n'umwambi, udaherukana gufatwa ku muheto cyangwa uwo mwambi ukazenguruka gutyo ku ngoma ya cyami. Ku ngoma ya cyami rero igenda igabanuka, icyo gisa n'icyaheze. Ariko ikitaraheze cyane nubwo amajyambere yaje gutera nabo bakonikoni. Abakonikoni babagaho, ariko bikaba nko mu mwanya w'ubucuruzi cyangwa ubumaji bwo guhaha kugira ngo abone uko yakorera yinda. Noneho abakonikoni babaho barakora, ariko mu mwanya wo gukora kwabo bagakora barwanya icyitwa umurozi. Kandi ibyo byose byabaga nijoro, ntawe ubibona uretse abo bonyine, umurozi n'umukonikoni. Umurozi n'umukonikoni baratandukanye. Umukonikoni akora ibyerekeye kugira ngo abone uko yihahira, ariko umurozi we ni umuntu yagenderaga muntu runaka, yamuruga akamwica, yamuhera mu biryo, yamwoherereza ku buryo bwabo bari bazi, ntawamenya ngo agaciro nakaye. Nuko niko byagagendaga. Ariko ku rugobu aha amajyambere gahizirene gatindukira, ibyo byona bisha n'ibyayegwire, kuko ingoma ya cyami cyane cyane niyo yabikururaga. Intandaro yo kuvuga ngo abarashi byitwa abarashi kubera imyambi barashishaga, bakundaga no guhiga bagahiga inyamaswa, bashyizeho ayo marozi yabo. Ese siyo ntandaro yo kuvuga ngo abanyagisaka ni abarozi? Ingobe zo bari bazihomesa ubumara kugira ngo kubararashe nyamajwa bwabumara buhite nibwinjira muri ya nyamajwa ihite nefwa. Icyo cya Musinga rero nibwo harimo n'intambara, ndetse urekire n'iryo myambi y'ingobe. Ubundi bari bagira urugamba rutabara mu gihugu runaka, iryo myambi ikora bari ukoresa imiheto. Mukomeje kumva ku mateka n'ubundi y'abarashi, ariko nanone tumaze kumva inkomoko yo kumva ko abantu bakunda kuvuga ngo ikibungo mu Kisaka haba amarozi menshi. Mwumvisha impamvu yaba ku rugamba byabaga ku bwami bwa kera, aho usanga ku rugamba barafataga imiheto, ugasanga bafiteho uburozi rimwe na rimwe, ugasanga baratsindaga urugamba cyane. Bambwiye ko bwari ku bw'umwami Kimenyi, ari impamvu bakundaga kwitwa, naho habaye intandaro yo kwitwa abarashi, ariko nanone hakaba n'inkomoko yo kwitwa ko bakunda kuvuga ko ari abarozi. Batubwiye nanone, mwumvise ko batubwiye ku bijyanye na kumwe bakunda kuvuga ko bagendera ku dutaro, nabyo mwabyumvise. Niyo mpamvu tugenda tukabagira hose amateka mwumva mukayasobanukirwa. Hari abavuga babeshya, ariko nanone tukanyomoza bakabibwirira ukuri. Reka dukomeze ikiganiro cyacu, mu kanya turaje dutarame. Tugiye gutaramana n'abantu bo mu Gisaka, baratubyinira uko imbyino zabo gakondo zibyinwa, uko ziririmbwa mu muco wabo wihariye. Mu Rwanda nubwo duhuje umuco, ariko nanone hari bimwe na bimwe tugenda dutandukaniraho, ugasanga duhuje ibicurangisho, duhuje byinshi, ariko nanone ugasanga twihariye ku mbyino runaka, twihariye ku uburyo zibyinwamo, uburyo ziririmbwamo, ugasanga harimo itandukaniro, uduce tumwe na tumwe, ntabwo ari hose. Reka rero batwereke uburyo batarama. Muyundo ikivuga natangiye nivuga ngira nti oje tuzane Muyundo ekazara tata na mawe bamutera batera impundu. Muyundo rero ngira nti Muyundo yabyaye data na mama bamutera batera impundu, nindi byara. Hari benshi bajya babyumva ukundi, ariko nindi byara nabashaka kuvuga muri macyara bajya bahitanya babyeyi, ariko nindi byara. Bityo rero
Muyundo tujya kuyandika cyangwa se tujya kuyikora nk'indirimbo nziza cyane yashimishije abarashi, nayitangiye ngaragaza umugore wanjye nabanje nkora indirimbo, ari indirimbo nakoze arafuha cyane, ngombwa ko nkora iyo ndirimbo mwereka ko ntazamuharika. Niyo mpamvu mba ndirimba nkavuga ni Halima mukazi Burungiti ndi ko harika mazima, mba mubwira ko ntazamuharika. Namutanzeho byinshi, namushyiriye ababyeyi banjye baramushima batera impundu, bityo rero ndamubwira nti sinzaguharika. Nyuma yaho ikindi gitera ndongera mubwira nti Halima mugore mwiza sinzaguharika, mwene umusaza wawe yanciye byinshi, yanciye inka nemera kuzitanga, anca imvubu rwa tamato, ariko ubwo ni imvubu kamena mivure tuba dushaka kuvuga, nufanga ubwo yari yanciye inkwani iremereye cyane, ariko nemeye kwitanga. Bityo rero niyo mpamvu navuze nti Halima mugore mwiza sinzaguharika. Tukongera tugashyiraho turirimba Muyundo mangira nti Tatenkazi Munyanyatata, Masenge mushiki wa data, abandi bakikiriza ati Muyundo. No tuntu twa dushambagiza nyine kuri Muyundo turi gutaka yandi byara. Murabizi kindi byara tugomba kwiga agaciro kuko yabyaye igihugu, ibyara abarashi, ndetse ari byinshi cyane inda ibyara yadukoreye, kuba ndiho nindi byara. Niyo mpamvu mba ngaruka ku badamu kuko batugiriye neza ninda. Iyi ndirimbo rero Muyundo, iyo indi byara, iyo ndirimbo twayikoze ari nziza cyane, tubanza kuyitegura, twanje kubitekerezaho n'itsinda, nabanje kwegera nkuramo abantu nizeye ko bazabimfashamo, mama amagambo meza agoroye, amagambo meza afite ubwenge, bityo indirimbo yaje gukundwa mu Gisaka cyane. Niyo mpamvu naririmbye Muyundo. Murakoze. Muyundo nicyo ivuga ninda ibyara. Kankazi buhara warugangure nyakusingane wetwe tarwe kaza uburungi ukayihayi nyankashange mpara nizimanga baba nakuruka nayibangu nyakusinga baba kweri tuzanira bazayire nyakusinge kumbazere mazima Kanyagwe